ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo Imana yashyize ku mutima, tugiye kuganira ijambo rivuga ngo impano yo kuvuga ku ndimi nshya. Impano yo kuvuga ku ndimi nshya. Muribuka ko mu minsi yashize twaganiriye muri rusange ku mpano z'umwuka wera, hanyuma tukongera tukaganira uburyo bwo gusesa impano, ariko noneho igihe kirageze ubwo tugiye gufata impano ku yindi tukayiganiraho. Ndabararitse rero ngo nimuze twige kuri impano nziza, impano ikomeye cyane. Mbere yuko nkomeza, mureke dusome amagambo mu ijambo ry'Imana, mutagira ngo amagambo nimuvuga ni amagambo yanjye, amagambo nihimbiye, ariko ni amagambo ari mu ijambo ry'Imana kandi turayazi. Ni uburyo bwo kwibukiranya, turimo turibukiranya iby'ijambo ry'Imana. Ni amagambo dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7 no ku murongo wa 10. Haravuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura izo ndimi. Niba wakurikiye neza cyangwa se niba usanzwe wumva aya magambo, muri iki gice harimo impano 9. Harimo impano 9 n'iyi yo kuvuga ku ndimi nshya, yo kuvuga ku ndimi nyinshi irimo. Kugira ngo tubyumve neza, hari abantu buzuye umwuka bagerageje kwegeranya izi mpano, bazishyira hamwe, bazishyira mu makategori, bazishyira mu makategori 3. Izi mpano dusanga muri mirongo tumaze gusoma. Hari impano bise impano zo kuvuga. Mu Gifaransa, wenda abumva Igifaransa babyumva neza. Les dons vocaux. Impano zikoreshwa n'ururimi. Bavuga ko harimo impano yo kuvuga ku ndimi nyinshi, harimo impano yo gusobanura izo ndimi, hakabamo n'impano y'ubuhanuzi. Izo mpano ziregeranye kandi rimwe na rimwe bifitanye amasano. Kategori ya 2, hari impano bise les dons de révélation. Impano zo gushishurirwa, nazo ni 3. Harimo impano y'ijambo ry'ubwenge, harimo impano y'ijambo ryo kumenya, hakaba n'impano yo kurobanura imyuka. Hanyuma muri iyi catégorisation harimo impano z'imbaraga, les dons de puissance. Impano yo gukiza, impano yo gukora ibitangaza, n'impano yo kwizera. Nuko niko izi mpano ziri muri kategori. Imana izadufasha na ziriya zindi zose tuzaziganiraho, tuzazibukiranyaho kugira ngo dukomeze tuzumve, dukomeze to enjoying ibyiza. Hari umugabo witwa Marcelo Tomasino Mukongomane yaravuze ngo izi mpano impano ni charisma bisobanurwa ngo ni favor, ni don, ni impano
duhabwa zivuye mu ijuru, and imerite, impano tutari dukwiye. Apostle Gitwaza nawe yaravuze ngo Yesu aza hano ku isi nk'umutware, nk'umwami, yaje atugemuriye. Icyo yaje atugemuriye, yaje aduhekeye ingemu n'izi mpano yatuzaniye impano. Rero tugomba kumenya iby'impano. Njya mvuga ko iby'impano z'umwuka wera niho ruzingi, niho bihera ku mpano z'umwuka wera. Rero impamvu natekereje ko tugomba guhera kuri iyi mpano nuko iyi mpano njyewe nyifata nk'impano ikomeye cyane. Impano ngereranya n'ubuhanuzi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba mwifuza impano, mwifuze impano y'ubuhanuzi, nayo tuzayivugaho. Ariko iyi mpano nayo ni impano ikomeye, isa naho yabaye negirije, ndetse hari amatorero amwe ya gikristo avuga ko ntabwo bikiri ngombwa ko iyi mpano ibaho, ko iyi mpano ikora. Barabivuga, bakabivuga beruye, badaca ku ruhande. Ariko numva ngewe atari byo, kuko iyi mpano ni impano ikomeye cyane itagomba kwibagirana. Icya kabiri ni uko iyi mpano ngewe ni impano y'imberabyombi, ifite double role. Icya mbere ni uko ifasha nyirayo, iramukuza, iramufasha kiroho mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri ni uko ari impano ifasha itorero. Iyo tuvuga mu ndimi, hakaba no gusobanura, biba byiza cyane. Nanone hari uwavuze ngo hari uburyo bubiri bw'impano yo kuvuga ku ndimi nyinshi. Hari ukuvuga ku ndimi nyinshi, priere. Hari no kuvuga ku ndimi nyinshi, message. Niko hari uwavuze gutyo, aravuga ngo iyo wahawe kuvuga ku ndimi priere, nyine ni kwa kuvuga ku ndimi kugufasha kukubaka wowe ubwawe. Nta yindi message Imana icisha mu kanwa kawe usibye wowe kugufasha kukubaka, usibye nyine umwuka aba arimo gufasha, ugasenga mu ndimi, ugasenga mu mwuka. Hanyuma hakaba kuvuga ku ndimi message, ariyo mpano Imana yahaye itorero. Kuvuga ku ndimi guherekejwe n'ijambo bingana n'ubuhanuzi. Ni cya gihe tuvuga ku ndimi, hakabaho no gusobanura izo ndimi. Imana ikunze gushisha message yayo mu ndimi, hanyuma abantu baka-interpreta, bagasobanurira itorero rigafashwa, rikamenya icyo Imana ibatekerezaho, ikamenya icyo Imana ibabwiye, ikamenya icyo Imana ibashakaho muri icyo gihe. Hanyuma icya gatatu, iyi ni impano ikunze kujyana n'ububyutse. Turi abahamya twavukiye mu itorero, iyo habaga hari ububyutse, iyi mpano yarakoraga cyane muri ubu buryo bwombi tuvuze. No mu itorero rya mbere, iyi mpano yarakoze cyane. Hari urugero rwo kwa Koruneliyo n'umuryango we n'inshuti ze. Petero yarabasuye, abigisha umubatizo wa Yesu Kristo. Resista yabaye ko bose bavuze ku ndimi. Umunsi wa Pentecoste havuzwe indimi. Pawulo nawe
ahura n'intumwa 12 zari za Yohana baganiriye, yumva batarabatizwa umubatizo wa Yesu Kristo, arabigisha, baramwemerera, abarambikaho ibiganza. Resista yabaye guhanura no kuvuga ku ndimi. Uwitwa Priscilla na Aquila ni couple y'abarokore, bahuye na Apollo, biranda konte ko atarabatizwa umubatizo wa Yesu Kristo, baramwigisha, baramukocinga, nawe aremera, abatizwa umubatizo wa Yesu. Hano ijambo ry'Imana ntitubwira neza ko yavuze ku ndimi, ariko dushobora kubitegereza kubera ko bamaze kuganira, bamuhaye recommandation, nkaho yemewe, bamurekomanda ku bandi barokore. Ingero ni nyinshi mu bihe bya kera, muri za revival zabayeho. Rero ubwo turimo twitegura revival, turaririmba iwacu ngo dukeneye ububyutse, Imana twohereza ububyutse. Yes, hamwe n'ibyo twitegure ko iyi Imana izakora. Tugomba kuyimenyaho rero, tukamenya uko ikora, tukamenya uburyo tuzayimenaginga pour notre bien individuel et pour le bien de l'Église, kubw'inyungu z'itorero. Ntabwo ngiye kubatindira, ndavuga ibintu bibiri. Ndavuga ibyo tugomba kumenya kuri iyi mpano yo kuvuga ku ndimi nshya, hanyuma mvuge n'akamaro ko kuvuga ku ndimi nshya. Ibintu bitanu tugomba kumenya kuri izi ndimi nshya, kuvuga ku ndimi nshya. Icya mbere, iyi mpano ntabwo yahawe abantu bose, kandi iyi mpano ntabwo ari cyo kimenyetso cyonyine kigaragaza umuntu wakijijwe. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza mu Bakorinto ba mbere igice cya 12:30. Icya kabiri, izi ndimi zishobora kuba izumvwa n'abantu cyangwa se izitumvikana. Igihe cya Pentecoste indimi zaravuzwe, abantu bari aho bumva message ibareba. Buri wese yumvishe message imureba kubera indimi zavugiwe aho hantu. Hari amakuru nkunze kumva, hari umukecuru wigeze guhaguruka mu iteraniro ryarimo abasedwa, atangira kuvuga ku ndimi, agira ngo ni indimi zisanzwe, naho Imana yamuhaye message yo kubwira abo bamissionnaire, abo bakozi b'Imana. Barangiza amateraniro, baramuhamagara, bibwira ko bagiye kuvugana ikiwabo no kumubaza uko byagenze. Bamubaje mu gisedwa, ntiyashoboye kubivuga. Baza kumenya ko ari Imana yamukoresheje, avuga indimi. Yavuze ururimi ruzwi ahantu muri Sweden. Nanjye urugero natanga, tukiri bato twakunze kujya kumviriza aho basengera abarwayi ngo twumve uburyo abasaza bavuga ku ndimi. Rimwe na rimwe mwagiraga gutya mukumva abasaza batazi gusoma, batazi igifaransa, bakavuga ku ndimi bakoresheje igifaransa. Donc bivuga ko indimi ziriya twumva, zimwe n'iz'abamarayika tudashobora kumva, izindi n'indimi z'abantu zivugwa ahantu ushobora kumva cyangwa se ntiwumve, ariko ari indimi zibaho ahantu runaka. Icya gatatu, uvuga ku ndimi nshya aba afite ubushobozi bwo kuzitegeka. turasabwa gutegeka
kuvuga ku ndimi. Nyine ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba uvuga ku ndimi mu materaniro, nta muntu wo gusemura cyangwa udafite impano yo gusemura uceceke. Nudaceceka rero ni amakosa, uzaba uri muderanje. Nudaceceka rero tuzamenya ko wabigendereye kuko uvuga ku ndimi aba afite ubwenge bwose, ntabwo aba yataye ubwenge. Cya gatanu, ntitukabuza abantu kuvuga ku ndimi, kubera ko twavuze ko kuvuga ku ndimi hari igihe kuza ari ubuhanuzi, tukaba twabacecekesha hakiri kare, kandi Imana ifite mesaje. Umuntu nakomeza kuvuga ku ndimi, tuzamuhe umwanya turebe ko abisobanura, cyangwa se mu materaniro habe hari undi muntu ushobora gusobanura. Niba nta busobanuro azibwiriza, niba hari ubusobanuro nyine mesaje izatangwa kandi itorero rizafashwa. Ngibyo ibintu bitanu by'ingenzi tugomba kumenya ku mpano z'umwuka wera, nako ku mpano yo kuvuga ku ndimi nshya. Akamaro rero k'iyi mpano, impano yo kuvuga ku ndimi nyinshi, abantu benshi ntabwo bakiha agaciro, nyamara ari impano ikomeye cyane, ifite akamaro gakomeye mu buzima bw'itorero ndetse no mu buzima bwa nyirayo nk'uko twabivuze. Akamaro ka mbere, kuvuga ku ndimi nyinshi biratwubaka. Kuvuga ku ndimi byubaka uyifite, biramwubaka mu buryo bw'umwuka, ni amagambo dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 n'umurongo wa 4, amagambo dusanga muri Yuda 20, amagambo dusanga mu Bakorinto ba mbere nanone igice cya 14 n'umurongo wa 2. Iyo tuvuga ku ndimi biratwubaka mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri, iyo tuvuga ku ndimi, mwuka aba arimo adusengera, kubera ko turi abantu tutazi gusenga, ariko iyo tuvuga mu ndimi turimo dusenga, buriya mwuka aba arimo adufasha kuoriyanta amasengesho yacu kugira ngo abe meza cyane, yumvikane imbere y'Imana. Hari igihe bitunanira, hari igihe tuvangirwa, hari igihe, ariko mwuka wera hari igihe aratwakira mu ndimi, tugasenga mu ndimi, tugasenga mu mwuka, ari amasengesho aba ariyo. Icya gatatu, umwuka wera akoresha indimi kugira ngo dushobore kuramya nk'uko bikwiye. Turi abantu rimwe na rimwe dushobora kuramya bitajyanye n'ubushake bw'Imana, ariko umwuka wera rimwe na rimwe araza akadufasha tukaramya mu mwuka, tukaramya mu ndimi nshya, hanyuma kurama kacu kukaba impumuro nziza imbere y'Imana, impumuro ishimwa n'Imana. Icya kane kandi gikomeye nishimiye cyane, gusenga mu ndimi bituma amasengesho yacu atagira inkomyi. Kenshi Satani iyo dusenga araturwanya, ndetse rimwe na rimwe yigira umurezi akaturega. Iyo dusenga mu ndimi tuba dusenga mu ibanga, ibyo umwanzi adashobora kumva. Gusenga mu ndimi ni nko gukoresha ijambo ry'ibanga Satani adashobora kumenya, gukoresha password. Iyi mpano rero
murumva kuko ari impano ikomeye, ni impano ikomeye. Umuntu yavuga ngo twifuza iyo mpano kuko ntituzi gusenga, nituyigira bizadufasha kumenya gusenga amasengesho yacu. Ntituzi kuramya neza, ariko nituramya mu mwuka, nituramya mu ndimi nshya, kuzaba ari ukuramya gukwiye kuboneye imbere y'Imana. Satani umurezi atugendaho, ariko iyo dusenga mu mwuka, iyo dusenga mu ndimi nshya, ntabwo abimenya, ntabwo ashobora kubangamira cyangwa se kubangamira amasengesho yacu. Ntabwo yaturega kuko ntabimenya. Tuba twakoresheje pasiwadi y'umwuka, haba hariho pasiwadi y'umwuka ku buryo Satani adashobora gukubira amasengesho yacu. Rero iyi ni impano ikomeye, tuyishake, tuyifuze kuko izadufasha mu gusenga kwacu, izadufasha. Imana izayikoresha itubwire amabanga yayo. Ndabashimiye rero kuko mwemeye mukaza tugasangira aya magambo. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo.